gute nizere ko mumeze neza uyu munsi nje kwereka kuntu watega ukoresheje ikarito sibyo mu gatambaro kangana gutya gato gutya sibyo kandi ugatega neza bakagira n'ingofero ese birashoboka ko twanayidesigninga birashoboka ko n'ingofero yacu twanayidesigninga ukagira niza ngofero ugiye kugura birashoboka turifashisha ututu reka nze turebe ko bishoboka mbe ntushyize ahangaha mumeze gute ndabasuhuje abakurikiranye Fofo TV show nari ntangiye ntarabasuhuza ariko ndabasuhuje ndabahobeye abantu munkurikirana mumeze gute reka mbahe story mbabajwe n'abahanuzi bamwe bita abahanuzi b'Imana Mana we iyi nkuru mumbabarire yigarukeho y'umuntu basenyeye urugo reka nkubwire nimba uhanura wiyita ko uri umuntu w'Imana kandi uri we utari we Bibiliya irambwira ngo abo bantu bene abo ngabo ngo bazabona ishyano abo bantu bahanurira bitira izina ry'Imana kandi atari abakozi b'Imana ndababwiza ukuri muzabona ishyano sibyo umuntu umwe baramufashe baramuhanuriye ati wa mugabo we uriya mugore mubana si uwawe bahanuzi mwabaye iki Bana we njye ndumva byandenze ahubwo aho hantu harimo iki ubugome reka bana bici byo guhanura muratubeshya mukatubeshya kubera iki umugabo baramubwira ati uwo mugore mubana ntago ari uwawe ntago ari w'Imana yakubwiye umugabo araguhindiye ku mukobwa ati uyu mukobwa ni w'Imana yambwiye yiruka ku umukobwa ati reka warashatse umugabo akavuga ati ngewe uko byagenda kose uko byagenda kose ni wowe Imana yavuze ni wowe tuzabana uriya mugore tubana ntago ari we wanjye noneho umva kuntu n'uwo mugabo atabereye mwiza umugore we arangije aragenda aramubwira ati ntago ari wowe tugomba kubana babyaranyaka Mana wite ndi kubivuga numva mfite umujinya numva narakaye muri kubibana ko narakaye akomerekeje uwo mugore ngo siwe bazabana ati hari umukobwa bagomba kuzabana ndabisubiramo mbabaye uwo muhanuzi ni umuvangirwa gutubana n'umuntu mukabyarana kabiri Imana ibibona ko atari wo wawe mugakomeza mukabyara ese wiringiye ko ubwo buhanuzi buzasohora hari amasezerano y'amahuri yewe reka mbivuga nshize amanga hari amasezerano y'amahuri atazigera asohora bana n'umugore wawe mubana amahoro kuko uwo mukobwa urabizi ko nawe atazakwemera ko bamutereta abandi basore ntago akeneye kubana nawe wa mugabo ufite abana babiri uri kumva nawe wamuhanuzi wahanuye ibyo ngibyo subira ku isoko subira gusenya waravangiye mumbabarire twaje kwiga gutega ntabwo twaje kuvuga ku bintu ibyo bintu cyane ariko narindi kubwira abamama abapapa nkababwira muve ku masezerano y'amahuri muve ku masezerano y'amahuri ngo muzashaka zabakobwa muri zabagabo abandi bamama nabo bakabahanurira ngo mugabo mubana si uwanyu uwo mugabo ni wo wawe nawe wa mugabo we uwo mugore ni wo wawe ibyo bindi baguhanurira uribeshya bivuze nshize amanga uwo niwe wawe Imana yakugeneye nimba wowe uri umukobwa ratasobanuza utarashaka sobanuza Imana wibwira ati se uyu musore uri kuntereta niwe wanjye cyangwa si we wanjye ubivemo kare nubyinjira uzamenye nuwinjira muri urwo rugo uzamenye ko ari wo wawe uri kumva Mana we mumbabarire ariko mubyumve tugiye gufata ikarito sibyo abantu mwandike muri comment nk'uwo mugabo mwamugiriye ihe nawe bahanuriye ngo umugore suwe yishakira undi ndababajije nti yishakira undi koko suwe aha akoreka mbabwira abantu bazahanwa we bavuga ko Imana yavuze kandi itavuze dore rati
nazingemo ka gatambaro muri ya karito. Sibyo abamama munkurikirana, nimba ufite umuhanuzi nk'uwo uri kukuvangirirweho umubwe ngo wavangiwe. Hari ukuntu abahanuzi baduhanuriraga tukikiriza ibyo batubwiye byose, tukikiriza niba itari byo ukikiriza kubera gutinya we nawe byigeze ngo we uba nawe mbarumbwe nawe byigeze byakubaho. Rero ko tuzingiyeho dushyize ku mutwe, niturangiza turaza tuzirike ahangaha. Uri kubibona? Aha nshime n'abantu, hari abantu batajya bemera n'abahanuzi. Yewe nanone sinkubwiye ngo ibyo baguhanuriye bijyanke byumve, kuko hari igihe uzahura n'utavangiwe, sibyo? Ni umuhanuzi w'Imana nyawe koko, sibyo? Uhanura, sibyo? Ariko jya ubanza ugenzure, ubanza ugenzure. Aka kantu nimba ufite pengre uragafatishaho, sibyo? Cyangwa se ushyireho akadodo, kuko nibwo byaba bikomeye. Bya bintu bigiye kuryoha we. Ya bintu uko biri buryohe, sibyo? Ngiye kwifashisha aka asaha ngaka bagaciye. Uri kubibona? Nshe nk'ukazunguriza hano imbere, naho ngiye kwifashisha akana ariko nshyira kugira ngo gase nk'akagafata hano ke kuvayo. Nimba ufite agapengre nawe wagakoresha. Kano kantu munabizi kaba kariho akantu kameze nk'agakwashi. Bimeze gute sho? Ni sawa? Noneho aka tugiye kugafata tugakoremo design y'aha ngaha inyuma, tukavirimbure kaze kuba nk'akarabo. Noneho turajya dushakaho duteberezamo hano. Ndahisha aka kantu k'umweru, ndabizi iteka sinashaka ko kagaragara hano, ugomba gupfuka cyane karakagaragaye. Nta kibazo, ushobora hano hari ikibazo. Reka mpindukire urebe inyuma. Wambonye baby, wambonye nigendeye gutya, sibyo? Ubu ngubu hari umuntu warabukwa ngiyi si ingofero. Ngira umuntu warabukwa ntawe pe, kandi naka ngaka ugakoze gutya karafashe, ntabwo kavamo. Ntabwo kavamo. Urabona ko nagafatishije oho ahangaha, urabona ko ari ibintu byiza by'ibisirimu. Rero nawe wagerageza, nta kintu dukoresheje kidasanzwe, dukoresheje ikarito, dukoresha n'aka gatambaro. Aka kantu bakagura, hari utuntu ba design ni nka hari tuntu, sibyo? Wareba akantu kibana n'akaba designinze kuri iyi kanzu, ushaka kugafata ukagatambika. Mbese uramutse ugafite utanagafite ushobora gushyiraho kano kantu konyine. Aka kantu konyine ntacyo gatwaye kandi ubusa neza, buri wese akibaza aho waguriye. Rero ndagushimiye wowe wakurikiranye Fofo TV show. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Nsaba wowe utarakora subscribe, ukora subscribe, mukore share, like na comment kugira tuzabane mu bindi biganiro by'ubwenge tugira hano kuri Fofo TV show. Ndabashimiye rero, mugire ibihe byiza.